Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza aho nkurikirana umunsi ku wundi kuri Dave Rwanda. Uyu munsi inkuru yacu y'urukundo ni y'umupasiteri wagerageje kuba yaca umugore w'inyuma yitwaje inshingano yari afite zo kuba yaba umupasiteri. Kwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi biganiro binyuraho. Tudatinze reka dutangire inkuru yacu y'urukundo. Dutangiriye mu muhanda hari abantu bari ku rugendo gusa cyagaragaraga cyo nuko bari bavuye mu rugendo ndetse urugendo rwa kure cyane. Gusa umugabo yakomezaga kugenda ndetse abaza umugore bari kumwe ati se mama Ganza runo rugendo warubonye gute? Ati sha mugabo mwiza runo rugendo rwari rwiza rwose Imana yajyanye natwe ndetse yatwiyeretse pe. Ati yego rwose kandi hari ahantu nubwo bavuga ngo rwose ni kure nta nubwo uzashobora kuba wajyayo ndetse wasengera ariko nabonye bitari binakomeye. Ati yego mugabo mwiza rwose nanjye nabonaga bigoye pe nibaza kuntu nzasengera ndetse nkahafashirizwa byari byaranshanze. Gusa ubwo buriya uzi ko buri mwaka tutazajya tubura gusiba kuba twajyayo. Hoya rwose mugore mwiza wibigira birebera umwaka yaba ari mwinshi cyane rwose. Byibura rimwe mu kwezi baby kuko dukeneye kuba twasenga dukeneye kuba twakongera ibihe byacu ndetse byiza byo gusenga. Yego rwose papa Ganza tugomba kongera rwose ibihe byacu byo gusenga kuko rwose uko dusenga cyane urabizi na Satani ntabwo abatuje pe. Nibyo koko mama Ganza Satani ntabwo abatuje niyo mpamvu natwe twese tuba tugomba gusenga ndetse tugasengana imbaraga nyinshi cyane kugira ngo basi turebe ko Imana yatugirira neza ndetse ikadukomeza. Yego rwose papa Ganza nibyo kandi turabizi neza ko Imana izabikora ko rwose kibikeneye nta kindi no kuyikiranukira gusa ibindi byose urabizi ko ibikora ndetse ikabikora neza. Yego rwose mugore mwiza ndabizi irabikora ahubwo ndabona imodoka rije rwose reka dutegire abari tujyamo. Gusa cyagaragaraga cyo papa Ganza ndetse na mama Ganza bari babana mu rugo rumwe dore ko yari umugabo ndetse n'umugore. Nuko bateze imodoka ndetse baragenda babasha kuba bajya mu rugo rwabo. Gusa barakwereka tugarutse ku rundi ruhande hari undi mugore wari uhari ndetse umugore yari kumwe n'abagore bagenzi be dore ko bakoraga mu itorero rimwe. Atese mama Noella kuri ahangaha rwose kuri wenyine byagenze biti. Ati rwose Pastor Claude twarindiriye ko rwose abasha kuba yaza ariko ndi kubona atari buze kuba yaza. Menya ya materaniro rwose ari ngende buze kuba nayayobora. Ariko rwose Pastor Claude nubwo ataza ndabizi neza rwose nawe wabishobora. Ariko se wambabare rwose koko mubyeyi. Ubuse kuko nabasha kuba nayobora imbaga y'abari abantu bose bangana kuriya. Hayo rwose mama Noella ujye umenya neza ko rwose byose n'Imana ibidushoboza. Usaruzi ko basi wagira hano ndetse ukabasha kuba watuyobora. Cyakora mubyeyi narinzi ko ntazabasha kuba nabishobora pe ariko mpamya neza ndashidikanya ko rwose Imana yampaye kuba nabayobora ndetse izakomeza kunshoboza ndetse ikazajya impa n'amagambo rwose nzajya mbabwiriza ndetse mugafashwa. Yego rwose mama Noella umuntu rwose yatangiye kwitekerezaho ndetse akumva ko afite imbaraga ze kubwiye rwose aho ngo aba yacogoye ariko basi ubu ngubu gutekereza rwose ko ari Imana yonyine gusa ibasha kuba yagushoboza. Ndabizi neza rwose n'ibindi byose uzabikora neza ndetse n'izindi manda rwose uzagenda uzituyoboraho pe. Ariko rwose nawe mubyeyi urase sanyine reka tugende ndetse tujye mu materaniro twe twatangira. Ubu ngubwo rwose Pastor Claude araza kuba yadusanga ndetse ahasanga tugejeje rwose ntihari buze kuba yakomereza. Nuko barakwereka papa Ganza ndetse n'umugore we bari bashitse mu rugo. Ati se papa Ganza ko mbona wicaye ntabwo uri buze kuba wajya ku rusengero. Mama Ganza ndikumva naniwe pe ndikumva naryama ndetse nkaruhuka. Yego rwose mugabo mwiza wakaryamye ndetse ukaruhuka gusa wibuke ko rwose umwami ukorera atakwemerera kuba waryama ndetse ukaruhuka hari nta mukeneye kuba wagenda ndetse ukayobora kandi ukaziyobora neza rwose mugabo mwiza. Yego rwose mama Ganza ndabyumva gusa ndumva naniwe pe. Urumva unaniwe nyine ariko nibyo no si kwibagirwa ko rwose none hari amasengesho y'abadamu ku rusengero. Mugore mwiza uko nari nabyibagiwe ndetse ntanabyibukaga. Mugabo mwiza sinzi impamvu rwose utabyibukaga rwose ariko ndagusabye basi genda ndetse ujyeyo urebe rwose ko wabigenza kuko urabizi neza rwose niwe bafite kandi urabizi bari abantu baba nyine Imana yagusize igikundiro kuri bo baragukunda cyane. Rero niyo mpamvu ugomba kujyayo ndetse ukagenda ukababwiriza ndetse ukabigisha ukuntu bagomba kubana neza n'abagabo babo. Kandi rwose mugabo mwiza ndakwinginze rwose ko tubanye ndetse n'abari kuzajya ubatoza basi babane nkuko tubanye ko ngiye rwose mukuzi mama nuko tubanye wagira ngo ni muri paradizo pe nshima Imana yampuje nawe. Mama Ganza rwose nanjye mashima Imana pe mbona ari umugisha ndetse ni n'ubuntu kubona umugore ukumva nkuko unyumva nyine kubona umugore unyitaho mbona ari Imana yampaye umugisha pe. Ahari Imana yararebye ndetse imaze kureba neza iritegereza isanga ntajya ambwiriza abantu kandi nanjye rwose mbanye nabi n'umugore wanjye.
rero hitamo kukunyegereza kugira ngo basi ujye uza ndetse umare n'agahinda buriya ariko yego rwose mugabo mwiza nibyo kandi n'iby'umugisha gusa nyine reka nkureke ndetse mbashe kuba wajya ku itorero ubwo turaza kuvugana uvuyeyo none se ubwo mu maganza urumva ndibuze kuba nagenda ndetse we nkagusiga oya rwose papa Ganza mbabarira pe ndananiwe ndetse cyane mbabarira basi ugende turaza kuba twabonana ariko ubu ngubu ndumva ndaniwe pe uri kumva unaniwe se ntabwo nabyemera ndetse se nanakwemera ko rwose ngusiga ahangaha reka tujyane ndetse tubashe kuba twagenda tubwirize ubwo se ndajya ntangira urugero kuri ndi ndajya ntanga urugero ku mugore mfata undi mugore utari we aba ari we mbasha kuba natangiraho urugero kuko mugore mwiza kuko wanamugani papa Ganza gusa nari nkeneye kuba nagutegurira ndetse ukaza kuza basi usanga natetse ariko nta kibazo reka nitegure tujyane ubwo nyine urihangana hari rwose mugore mwiza ntugire ikibazo turaza kuba twabikemura ndetse nitubasha kuba twashika hano ntugire ikibazo rwose pe sareka nitegurwa ubwo rero tugende gusa umuryango wo kwa papa Ganza cyagaragara cyo rwose bari bishimye ndetse nta n'amacakubiri yari abarimo kuko icyagaragara kineza y'Imana yari barimo ndetse n'urukundo rwayo dore ko bahoraga banezerewe nta rwango ndetse nta nakavuyo kabaga mu muryango wabo kandi kirenze kuri ibyo rwose papa Ganza yari umupasiteri rero byari bigoye ko bahura n'ibibazo ndetse babura uburyo babikemura dore ko bizeraga ko Imana rwose ari ishobora byose gusa bari kwitegura ndetse bari gushaka kuba bagenda ku rusengero Ganza ahise kabyuka ndetse asanga nyina ati ese mama ujyanye he na papa zino saha ati mwana wanjye dore none hari amasengesho nyine y'abagore ngiye kuba naherekeza papa wawe rwose tubashe kuba twajya ku rusengero ariko mama mwagiye mumbabarira kuko buri munsi muzajya muhora mujya ku rusengero ndetse ngiye ntumumba umwanya koko mubona kuko mama ndakeneye kuba nakumva ibiganiro byanyu ndetse kuba mwanyicaza mukanganiriza mubona hari icyo bitwaye oya rwose mwana wacu Ganza ntabwo ari uko tutabura kuba twakuganiriza kandi rwose natwe tuba tubikeneye pe ariko mwana wanjye urabizi neza ikiri beta ndetse n'ikirenze kurusha ibindi byose no gusenga ndetse tukiyambaza Imana yego rwose mama ndabyumva tugomba gusenga ndetse tukiyambaza Imana ariko se mama bishatse kuvuga ko nyine ubumurage ndetse mu gihe kuba mwasiga hano njye nyine ariko Ganza wajya umenya ko rwose umaze gukura ukagabanya ubwana hoye no mama ntago ari ubwana pe namwe murakabyo ejo bundi nsumwe mwagiye ngo mwagiye gusengera mu misozi none ndebera nanone aha mu gihe kuba rwose mwagenda ndetse munsigi hari rwose Ganza ntugire ikibazo mwana wanjye turagenda ndetse ntabwo turi buze kuba twatinda ntabwo wiri buze kumara amasaha arenze rwose 5 ngaho mama nyumvira amasaha 5 ubuse ndimuze gusanga basi nasinziriye no Ganza ntugire ikibazo rwose mwana wacu turaza dutinze gusa ejo webwe ko rwose ari bikereye kandi ntabwo uzajya ku ishuri rero mwana wanjye ejo tuzirirwa na ntugire ikibazo sawa mama reka ngende kuryama ngo rwose unsezerere papa okay ntugire ikibazo mwana wanjye nta n'impamvu yo kumusezera kuko turi buze kuba twagaruka kandi rwose nitugaruka turagusanga hano ngenda byizeye sawa mama nta kibazo pe papa Ganza ndetse na mama Ganza bahise ko bafata inzira bajya ku rusengero bajya gusenga gusa gushika ku rusengero nkuko mama Nowera yari yabigambiriye ndetse n'inshuti ze basanze rwose batangiye amateraniro papa Ganza yarabikunze ndetse biramushimisha cyane ati mama Ganza urabona rwose ukuntu mama Nowera bari kwitanga ndetse mu rusengero akora cyane ati yego rwose uriya mugore mbona yitanga cyane pe kuva umugabo we rwose yakitaba Imana mbona nyine ashize nyine mugabo mwiza yabishizemo umwete pe yego rwose mama Ganza uriya mugore uko byasa kose yamaze gusobanukirwa rwose imigisha iva mu gakiza k'Imana ati yego rwose mugabo mwiza yarabisobanukiye kuko ubona nyine ibintu akora wagira ngo si ubyikoresha wagira ngo hari izindi mbaraga rwose zituruka mu ijuru zibimukoresha yego rwose mugore mwiza mama Ganza uriya mugore njye ndamukunda cyane mbona ibintu byose abikora neza yego rwose umugabo mwiza nanjye uriya mugore ndamwizera ahubwo pe papa Ganza iyo ugerageza umuganirize mbona wagira ngo afite agahinda ko mu mutima rwose kuba yarabuze umugabo we wasanga na biriya bintu rwose impamvu abikora rwose nyine ari ukwiheba oya rwose mama Ganza mama Nowera twaraganiriye ndetse cyane gusa ikigaragara cyo tugira ikibazo ndetse zajya ngoma umuganiriza umunsi ku wundi rwose kuba papa Nowera yarapfuye ntabwo byatuma yiheba ndetse ngo nyine ubona ko rino mirimo imeze gutya kuko ndabizi neza rwose abaye yarihebye yakivovotera Imana ndetse ntakazaza mu rusengero rwose ariko urabona ko rwose ibintu byose ababikora ndetse abishizeho umwete cyakora rwose papa Ganza turabanyamugisha kuba dufite abadiyakoni nk'aba ngaba muri uru rusengero yewe twagira ngo turi mu rusengero sheri atari ko hano twaje no kuganira kandi urabizi neza ko nta kibi turi kuvuga twavugaga ku murimo w'Imana yewe reka tureke rwose kurangara dukurikirane ibyo bari kutubwira nuko barakwereka baraganiriye ndetse baraganira biratinda rwose amateraniro ararangira gusa amateraniro mu kurangira papa Ganza ahise kavugana na mama Nowera
ati mama Nowera umeze utese? Ati ni byiza rwose Pastor Claude, meze neza ndetse ndakomeye pe. Ariko se mama Nowera jye nakuburije rwose, sinakubwiye ngo basi ujye unyita Papa Ganza? Hoya ariko pe n'ijambo ry'Imana niko ribivuga, riravuga ngo duha abantu rwose icyubahiro cyabo ko bakigombwa, kandi nyine ngabo ko batugomba kububaha. Yeah, of course ndabyumva rwose mugomba kutwubaha, ariko nawe rwose uba wakabije pe. Hoya ntago ari ugukabya rwose, ntago ari ugukabya, ahubwo nyine uko mbona aribyo bibakwiriye, rero ntabwo nateshuka ngo mbita ayandi mazina pe. Oya rwose mama Nowera jya unyita rwose, jya unyita Papa Ganza ntacyo bitwaye. No, njye se ndinde ko kwita Papa Ganza kandi Imana yaragusize amavuta ndetse ikakwita Pastor Claude. Yego rwose ndabyumva nyine yasize amavuta ndetse nitwa Pastor Claude, ariko bidashatse kuvuga none se abana banjye bose nyine nabwo uvuze Papa Ganza ntacyo byaba bitwaye. Rero rwose pasteur wihangane, sinzi ko ibyo bintu nzabishobora. Aha, hamwe n'Imana rwose ndabizi neza uzabishobora, ariko by the way nyine wakoze cyane rwose, nyine wamfashije pe. Ariko ujye wibuka ko rwose nyine ujye wibuka ko ndi umuyobozi w'abamama, rero mba ngomba gukurikirana ibintu byose. Nyine nabonye mutari kuza, nyine mpitamo gufata umwanzuro kuba natangiza amateraniro, kandi ndashima Imana rwose ko byasa kose yashoboje. Basi se mwabonye byagenze neza? Yego rwose byagenze neza pe, byagenze neza mama Nowera, byagenze neza kandi rwose uri mu mavuta pe. Wow, Imana ishimwe rwose. Narinzi ko wenda ashobora kuba nabyishe, ati no ntabwo wabyishe rwose. Okay, Imana ishimwe. None se ahantu mwari mwagiye na mama Ganza basi mwarasenze ndetse Imana yarabasubije ibyifuzo mwari mwajyanye? Erega buriya mama Nowera nubwo Imana itagusubiza kano kanya cyangwa ngo ibintu bayisabye iteka igusubiza, ariko nzi neza ko rwose nyine nubwo itavuga ku kanya cyangwa ngo nyine gusubiza ku kanya, suko itaba yabyumvishije, ahubwo nyine buri Imana irareba nyine ikitegereza ikareba ibyo dukeneye kurusha ibindi byose, akaba ari ibyiduha. Niyo mpamvu rero twarasenze kandi ndahamya neza ndashidikanya ko ibyo twayibwiye rwose yabyumvishije. Wow, ni byiza rwose Pastor Claude, niyo mpamvu rwose ngukunda pe, niyo mpamvu ngukunda. Nyine hari amagambo ujya uvuga rwose akanyubaka ndetse nyine akansubiza intege mu bugingo. Yego rwose mama Nowera, Imana ishimwe pe, Imana ishimwe cyane. Basi yo impa amagambo rwose mvuga nyine ukumva urafashijwe. Yego rwose Papa Ganza, nyine ndabikunda cyane pe, kuko urabizi rwose kuva Papa Nowera yapfa narihebye ndetse numva ko isi ndangiriyeho, numva ko nta byiringiro by'ubuzima ngifite. Ariko nyine uko wagenda gutuganiriza gake gake mu materaniro, nakomeje kuba nasubizwa imbaraga mu bugingo bwanjye. Nyine numva ko rwose atariho ubuzima burangiriye, ahubwo nyine ntangira kumva ko rwose byange bikunde hari uwundi mugambi, ndetse umugambi mwiza rwose Imana ifiteho. Yego rwose hashimwe Yesu pe, hashimwe Yesu. Kandi rwose ntukajye ugira ikibazo rwose mama Nowera, ntukajye ugira ikibazo, ibintu byose bibaho kubw'impamvu. Kandi rwose ndahamya neza ndashidikanya wenda ntabwo twakishimira ko rwose nyakwigendera yagiye, gusa ndahamya ko rwose kuba yaragiye byaguhesheje andi mahirwe yo kwegerana n'Imana cyane. Cyakora Pastor Claude, ibintu uvuze rwose nibyo kandi nanabibonye, kuko Papa Nowera akiriho rwose ntabwo nakundaga ibintu byo gusenga, nubwo nabikoraga kwabaga ari ukwiyerurutsa, yabaga ari we wansunitse kugira ngo njye gusenga. Gusa kuva yakitaba Imana nabonye neza ko rwose ubuzima bwose ari ugusenga, kandi n'imbaraga nagize n'ibyiringiro nagize nuko nzi neza ko yakoreraga Imana pe. Yego rwose nibyo mama Nowera, nyine ntitwashima kuba yarapfuye, gusa nabwo ntitwagaye Imana yo yamucyuye, buriya yabonaga ko ari igihe cya nyacyo. kandi rwose kuba yaragiye byarongeye bigusubizamo imbaraga rwose, bituma ugomba gukorera Imana ndetse ushize ubute ndetse ugashira amanga ugahamya umwami wawe pe. Yego rwose pe. Gusa bakiri aho ngaho mama Ganza nawe yahise kaza ndetse aza yiruka cyane, ati se sheri nawe waganiriye rwose na mama Nowera urakabye, uzi ko narinzi ko rwose ubu ngubu wasize ndetse watashye. Ariko umugore mwiza nawe jya ureka rwose, ubwo kuko urumva iryo kosa narikora ryo kuba nagenda ndetse nkagenda ntakujyanye. Sha nanjye nyine ubwo nibyo nanibajije rwose. Mama Nowera umeze utese? Meze neza rwose mama Ganza, ndabona uryoshye rwose, umeze neza. Yego rwose meze neza, nabura kumera neza se gute rwose, kandi rwose Papa Ganza aba yanyitayeho. Sha mama Ganza ujye ushima Imana pe, ujye ushima Imana kuko wa mugani wawe rwose pe, kuko ufite umugabo muzima rwose. Simpamya neza ko nyine uyu mugabo ntago ari isi yamuguhaye, ahubwo n'Imana yamuguhaye. Ati of course, kandi urabizi neza rwose iyo usenze Imana utayiryarya nayo rwose iraguha nta kikwima. Aho ngaho rwose ntubeshye pe, iyo usenze Imana utayiryarya nta kikwima nayo nyine irakwihera.
yego rwose pe nanjye niyo mpamvu rwose yanyihereye rwose uyu mugabo kandi rwose ndamukunda cyane kandi ndi umunyamugisha kuba mufite. Yego rwose ntukamubabaze kandi ujye urusenga kugira ngo Imana ibahe kurambana. Mama Noella si ibyo umbwiriza rwose, ahubwo se papa Ganza waretse tugatanditse tukajya mu rugo. Yego rwose reka tugende ndetse tujye mu rugo. Ahubwo se Mama Noella ya masengesho wari gutegura yandi wambwiye uzasenga bimeze biti? Sindayategura neza gusa nimara kuba nabikonfirma nzabaganiriza ndetse mbibabwireho hagatangwa mutazambura rwose mukabasha kuba mwagira ngo hari ikibazo nagize kuko nkeneye nanjye kwihugiraho ndetse nkaganira n'Imana ku giti cyanjye. Yego rwose nibyo pe, nibyo kuko burya nyine amasengesho usenze wenyine utayasenganye n'abandi bantu aba meza cyane, dore ko nyine urinigura nyine ukabwira Imana ibyo ushaka byose. Yego rwose nibyo kandi nibyo nyine birakwiye pe, birakwiye ko nongera ngafata umwanya ndi nyine ngasenga kuko mfite byinshi nkeneye kuba nabwira Imana. Okay, sa nta kibazo rwose, wowe senga ndetse usenga ubudasiba. Gusa ndabizi Imana izagusubiza ariko nyine ntuzayasenga utambwiye rwose. Ntugire ikibazo rwose, ntugire ikibazo Pastor Claude, nzakubwira rwose, ahubwo nyine mbishobojwe nabwira mukaza mukayamfasha. Oya se kandi ubwo se koko Mama Noella ari kubwira papa Ganza ngo azaza yagufashe kandi yavuze ko rwose ugomba gusenga wenyine? Sinzi byari binteye ubwo ngubwo nari mbyibagiwe, ahubwo nyine reka mbareke ngende, ubwo nyine tuzasubira. Sa rwose agenda ubwo tuzasubira, nanjye reka ngende ndetse nyine na papa Ganza dore turananiwe rwose, ntabwo twize twicara tukiva mu rugendo twase ko tugaruka. Sa agenda umwiteho ubwo nyine nanjye reka ntabwo nzababwira, nyine nzabamenyesha njya gutangira kuyasenga. Mama Noella yahise kagenda ndetse asanga abashuti bahantu bari bicaye bakirangiza amateraniro. Ati se Mama Noella wari ukiri kuvugana na Pastor Claude? Ati yego rwose twari turi kuvugana, yarari kunshimira ngo ibintu byagenze neza. Cyakora Mama Noella wabikoze neza pe, ufite amavuta rwose guma murimo neza cyane. Nawe rwose niko yambwiraga ndetse n'umufasha we ngo ndimo nyine ngo mfite amavuta menshi. Yego rwose njye natunguwe, sinzi bino bintu niba ari uri kubyishoboza pe, gusa ndahamya neza ndashidikanya ko Imana iri mu ruhande rwawe rwose Mama Noella. Yego rwose Mama Kelly, Imana iri mu ruhande rwanjye pe kandi ndabihamya neza ndabishidikanyaho. Ariko Mama Noella ubona rwose Pastor Claude kuntu abanye neza n'umugore we? Sha Mama Kelly wareka n'ibiki se rwose, nanjye wera narumiwe pe, mba mbona babanye neza, nta muryango ubanye neza rwose nkuriya muryango. Kereka wenda babaye bafite ibindi badukinga, ariko mbona babanye neza pe. Ati aho uribeshya rwose baragushutse, aho nyine ntabwo uri kubisobanukirwa neza. Hari igihe imiryango rwose ikwereka ko ibanye neza kandi rwose burya badacana uwaka. Sha wapi pe Pastor Claude we mwaba mumubeshye rwose, aho ngaho sindi kumwe namwe. Mama na rwose abanye neza n'umufasha we pe, Mama Ganza uzi kuntu baba nyine niyo bagenda rwose ubibabonamo, nyine ubona ko bafite imbuto y'urukundo muri bo. Ariko nyine Mama Noella nyine shane byiza pe, ngiye mba nabafuhiye. Ati se Mama Kelly kandi bafuhira kubera iki? Ati use we papa Kelly uramuyoboye kuntu rwose ajyaza ndetse yasinze yaborewe. Sha cyakora nawe ufite ikigeragezo cy'umugabo pe, ariko ntugire ikibazo rwose, wowe senga ndetse wiyambaza Imana rwose, ndabizi neza na Sawuli ntuzi ko yahindutse se, ndabizi rwose nawe Imana izamuhindura kandi ntugire ikibazo pe. Sha Mama Noella rwose siga afite amagambo y'isanamutima gusa. Oya ntago ari amagambo y'isanamutima gusa, ahubwo icyo nzi neza nyine maze kumenya muri uru rugendo rujya mu ijuru ndetse no mu gukurikira Imana. Buriya nyine iyo wasenze Imana utayiryarya, nyine ibyo uyisabye byose nzi neza ko ibiguha ndetse ikabiguha neza pe. Sha Mama Noella nanjye nibyo ndimo ndetse nibyo ndi gusengera, kandi nzi neza rwose ko Imana izagera kuri papa Kelly ndetse ikamuhindura. Yego rwose Mama Kelly nibyo ndetse ntabwo ubeshya, gusa ikintu nakugiramo inama ndetse kizima, gerageza uko ushoboye rwose, gerageza uko ushoboye, ntukore ikosa na rito. Ati se kandi irihe kosa? Nyine ushobora gukora ikosa ugasanga kuba uri kuza gusenga aricyo cyifuzo cyonyine muri makeya, wagira ngo nyine ikintu uri gusengera cyonyine no kuba wasubirana n'umugabo wawe ndetse akaba hadasinda atanywa inzoga gusa. Ahubwo nyine ukwiye no gusenga usaba Imana basi kugira ngo nyine ugasenga nyine wisengesheje, atari ukuvuga ngo niyo mpamvu yonyine gusa ituma wegerana n'Imana. Yego rwose Mama Noella, gusa urabizi ibintu byose ni gake nanjye bino bintu ntabwo mbiramyemo ndetse nta nubwo mbizi cyane, nzajya ngenda mbihindura kandi ndabizi neza rwose Imana izabikora neza. Yego rwose izabikora neza, ahubwo wegira kwizera ndetse ntugacogore rwose, courage pe. Sa rwose Mama Noella kandi rwose guma mu mavuta yawe. Ati
ati yego rwose ngomba kuyagumamo, ubwo ntayagumyemo najya he? Erega njye namaze gusobanukirwa neza ko ubuzima ari Yesu. Yego rwose ubuzima ni Yesu, ahubwo reka nyine tugende ndetse dutandukane tujye mu mirimo yo mu rugo, tutazajya rwose tuguma ahangaha ku rusengero ugasanga ibintu byacu biri gupfa byo mu buzima busanzwe, dore abantu nabo baba bategereje ndetse kugira ngo batwote. Cyakora mu makeri ibintu uvuze rwose nawe uri mu mwuka pe. Abantu baba badutegereje ndetse barebe ko twacogora, twakena, abana babona amafaranga yo kujya ku ishuri, bityo nyine bakabona uburyo baduserereza ngo tuba twahugiye mu bintu byo gusenga ntitubashe kuba twakora. Oya rwose mama Nowera ntugire ikibazo, Imana izajya iturinda amenyo y'abasetsi, izajya igenda nyine ibaduhusha gato gato, ntabwo yatuma rwose duseba, kandi nubwo twaseba nyine iba ifite impamvu kandi hari n'ubundi buryo yabikosoramo. Yego rwose mama Keri niko kuri gwari rwose, reka rwose dutahe tujye mu ngo zacu, ubwo nyine nzababwira nitwongera gutegura amasengesho. Ariko ntugire ikibazo, sejo se umusibeje, ubwo rero ntuzagaruka hano ku rusengero, ntazaba ari ku cyumweru. Yego rwose azaba ari ku cyumweru, kandi nyine ndabizi neza amasengesho rwose azagenda neza ndetse n'amateraniro azagenda neza, ubwo nyine mugende musengera amateraniro yo ku cyumweru pe. Sa rwose ntugire ikibazo, turayasengera mama Nowera. Gusa papa Ganza ndetse n'umufasha we baragiye ndetse bagera mu rugo, gusa mu kugera mu rugo basanze Ganza akikanuye ndetse yanze gusinzira. Ati se Ganza nturasinzira mukobwa wanjye? Ariko se papa uri kumva kuko nari gusinzira gute? Mama nyine yari yambwiye ko muri buze kuba mwaza, niyo mpamvu nabategereje pe. Sha mwana wanjye rwose ushobora kuba wari unkumbuye cyane. Yego rwose papa nari ngukumbuye pe, kandi papa usigaye uhuze cyane pe, warabuze ntabwo ukishaka no kunganiriza. Ese papa ko utaburi kunganiriza njye ntushaka ko nzaba mama pasiteri? Oya rwose mwana wanjye ngomba kukuganiriza ndetse ndanabikora ahubwo, kuko urabizi neza, uzi ibyo mba ndimo, urabizi nyine ntabwo mba nagiye mu kabari mwana wanjye. Yego rwose papa ntabwo wagiye mu kabari, gusa mba nkeneye kugira ngo basi nkumve nyine. Erega kugenda nkabira ibintu byo muri social media ngakurikirana inyigisho zanyu zo kuri YouTube nyine papa ndabikora buri munsi, gusa mba nanakeneye ngo basi mwicare munganirize pe. Se burya mwana wanjye ukurikirana online yacu? Yego rwose papa amateraniro yanyu nyakurikiranira kuri online, gusa mba nkeneye basi kugira ngo bira bintu nyine uganirize urubyiruko, basi nanjye uzobimbwire papa, no kuri mba mbikumbuye pe. Oya rwose Ganza mwana wanjye icyo nakubwira ndetse kirenze byose, mwana wanjye ugomba kwiga we kwishakishiriza nyine tu. Papa guse nawe ako kantu kato kandi uri pasiteri, none se Ganza hari icyo bitwaye nyine papa? Mba numva uko tuntu rwose ko dusilenga ari utwacu twe nk'urubyiruko mwebwe tutabareba. Oya rwose mwana wanjye njye mba numva uburyo nakijijwemo, mba numva ibyo ngibyo ntacyo bitwaye pe. Okay sa papa nta kibazo. None se papa nyine winjijisha, nkeneye nyine papa ngo ujye uza ndetse unganiriza atari biriya bya online. Yego rwose mwana wanjye nuko unciye mu ijambo nibyo nari ngamije kuba nakubwira. Urabizi mwana wanjye wagize amahirwe uvukira mu muryango w'ababyeyi bakijijwe, bakundana ndetse nyine basenga Imana cyane. Yego rwose papa, kandi ibyo bintu rwose mpora mbishimira Imana pe, kuba ntarabona ukubita mama. Ganza ntugire ikibazo rwose, ibyo ngibyo nta na rimwe uzigera ubibona, ahubwo nyine mwana wanjye ikintu ushaka kukubwira ndetse ugomba kumenya, ugomba kwiga gusenga ndetse ugasenga nyine wisengesheje pe. Papa ariko ndabikora ndetse buri munsi iyo ngiye kuryama rwose ndabikora. No Ganza, si ibyo ngibyo nshatse kuvuga, ahubwo nyine ugomba kwiga kubaho, kwiga kwiyiriza, nubwo ukiri umwana utaragira ibibazo byinshi, gusa ugomba kwiga kubaho ndetse usenga ndetse ugasenga atari uko ufite ibibazo gusa, ahubwo iteka ryose ukiga kubaho usenga. Yego rwose papa ngomba kubikora, kandi nyine nzajya mbikora cyane buri munsi. Sa rwose mwana wanjye reka nizere ko rwose uzajya ubikora, ahubwo nyine reka tujye kuryama, ubwo tuzajya tugenda tuganira buri munsi mwana wanjye, ko bwije ndetse nuko bukeye tuzajya twungurana ibitekerezo, ndabizi bizaba byiza. Sa rwose papa reka mbareke nanjye njye kuryama, mbona uko mbyuka nitegura njye muri siporo. Harya ngo ushaka kugabanya ibintu uri warabyibushye cyane? Papa rwose narabyibushye pe, uzi ko nazanye n'inda. Ganza wazanye inda, kandi nzi neza ko rwose mu bakobwa ibyo bintu bitagezweho. Papa njye nta kibintwaye, ahubwo nyine nuko nanjye nsigaye mbona biteye isoni pe. Okay mwana wanjye rwose rero ushatse kuvuga ko ugomba gukora uko ushoboye ndetse ugakora siporo ukamera neza. Yego rwose papa nzayikora, kandi ndabizi bizagenda neza. Gusa barakwereka papa Ganza kijya kuryama, mama Nowera yahise kamwandikira message ati se pastor wageze mu rugo amahoro? Ati yego rwose nageze mu rugo amahoro kandi imeze neza. None se ya masengesho nabonye rwose nzayashira ku cyumweru nyuma ya saa sita nkirangiza nyine amateraniro ngakomerezaho.
wow, mama Nowera ni byiza rwose. Nose basi wafashe umwanzuro wo kuzasenga amasengesho y'iminsi ingahe? Nyine papa Ganza nabonye rwose ko byasa kose nzasenga ku cyumweru no kuwa mbere, nyine nimugoroba kuwa mbere niho nzayavamo. Okay, sa rwose ntugire ikibazo nibishoboka, kuko nanjye rugumva mfite amaraporo menshi ngomba kuzuza rwose ku rusengero, kuko urabizi maze iminsi ndahari, hari ibintu rwose byinshi bintegereje. Uzayasengera hese ahubwo? Rwose papa Ganza, kubera ikibazo cy'umutekano musigaye mbona ari ikibazo, kandi rwose ntabwo gusengera mu bihuru bikiri byiza cyane. Ati yego rwose mama Nowera, gusengera mu bihuru ntabwo bikiri byiza pe, ahubwo byaba byiza bishobotse waza ku cyumba cyo ku rusengero rwose akaba ariho uyasengera bitakugoye. Aho rwose ntubeshye nibyo, ndetse ni nabyo bikwiriye pe, kuko ndi kubona rwose nta handi nayasengera. Nibyo nari ndi gutekerezaho, no kuri ngize ngo mbaze mbabaze ndetse mbasabe n'uburenganzira rwose bwo kuba nazaza kuhasengera. Hoya rwose pe, use kuko mama Nowera ni ngombwa ngusaba uruhushya. Erega ujye umenya ko rwose uri umubyeyi, ndetse kandi ujye umenya ko uri umuyobozi w'abamama. Rero kuba waza ndetse ugasenga ndumva nta kibazo, ubwo tuba tugiriwe umugisha kubona umuntu rwose w'umubyeyi azagasenga. Rero ndumva ntabwo naguhakanira rwose pe. Sa rwose pastor murakoze, ubwo nyine tuzabonana ku cyumweru nyine mu nyuma y'amateraniro mbabwira, kuko nzahita ko nkomerezaho. Sa rwose nanjye ku cyumweru nibikunda zaza ndetse nkuganirize, dore ko tuba tumaze iminsi tutanavugana pe. Sa rwose pastor ntimugire ikibazo, ubwo tuzabonana. Nuko pastor yahise kamukupa bararyama ndetse bararuhuka. Datinze ku cyumweru harageze, ndetse akimara kugera bagiye mu materaniro nk'uko byari bisanzwe. Gusa amateraniro akirangira mama Ganza yahise kabaza papa Ganza, ese mugabo mwiza ntabwo turi buze kuba twatahana none? Ariko mama Ganza, ubu kuko nataha kweri? Yego rwose mugabo mwiza taha, dore ko none ari no ku cyumweru ndakeka nta kazi uba ufite. Ariko mama Ganza ajya reka kunshuka koko, ubuse ndataha, urabizi neza ejo bundi twavuye, urabizi urugendo twari dufite. Ntabwo nabashije kuba nakita ku bintu by'itorero rwose, nyine mfite ibintu byinshi bijagaraye muri biro yanjye pe, nkeneye kubanza nkuzuza ari amadokima, nyine ndibuze kuba nataha nibikunda. Ariko ubu ngubu rwose ntabwo nahita ko ntareka nsigare no mu rusengero, kandi urabizi rwose nkeneye no kwakira ibibazo by'abakristo pe. Sa nta kibazo rwose mugabo mwiza, ubwo ngubwo ndaba ngutegereje mu rugo, ubwo turaza kuba twabonana cyangwa sigare ngufashe. Ugasema mama Ganza, uretse kwigiza nkana koko wamenya ari ibiki, nyine uraza kuba wanyerekera ndetse ngufashe, no se bitwaye iki mugabo mwiza? Hoya rwose mama Ganza, genda wite kuri Ganza ndetse ukomeze umuganirize, kuko nabonye uriya mwana rwose imyaka agezemo aradukeneye cyane. Yego rwose papa Ganza aradukeneye ndetse cyane, gusa nyine cyane rwose akenewe nka papa we. Mama Ganza rwose wivuga ntukavuge nka bari abantu bose pe, urabizi rwose umwana arankeneye kandi nibyo, ariko rwose nkawe umubyeyi ndetse umumama niwe wakeneye cyane, kuko wibuke ko ari umukobwa ndetse atari umusore. Hoya rwose papa Ganza, ubwo ngubwo se hoya wimburanya mugore mwiza, urabizi neza uriya mwana rwose hari ibintu byinshi amaze kugeramo, ndetse hari n'ibyinshi atangiye kuba yabona, kandi ibyo bintu rwose nawe wabiciyemo. Rero arakeneye ndetse akeneye kuba wamwicaza ndetse ukamuganiriza. Sa papa Ganza nta kibazo, reka ntahe ndetse ngere mu rugo, ubwo turagutegereza nyine kubw'amahirwe y'Imana urarangiza kare ndetse ubashe kuba wataha. Sa rwose mugore mwiza ntugire ikibazo, ubwo ndaza kuba nataha nta kibazo rwose pe. Gusa bidatinze papa Ganza nkuko yari yabisezeranyije, mama Nowera yahise kajya mu cyumba cy'amasengesho ndetse amusangamo ari gusenga. Ati se mama Nowera bimeze biti? Ati pastor ni byiza, meze neza rwose, amasengesho yanjye ndayakomeje ndetse ndi kumva mfite imbaraga rwose pe. Ati wow, ni byiza rwose, ndabona saa 11 zigeze ndetse ugikomeye nta kibazo ufite rwose pe. Yego rwose nta kibazo mfite, ahubwo se we kutari gutaha bimeze biti? Wamenya ari n'ibiki se, ahubwo ko akazi mfite kenshi katari buze kuba katuma nta rwose uyu munsi. Ati shuwa? Ati yego rwose ntabwo kari buze kuba katuma ntaha pe. Waza se nkagufasha? Amasengesho ndimo ntabwo nyine yagatumye rwose ibintu bipfa, kandi mpari kugira ngo mbashe kuba nagufasha. Okay sa rwose nta kibazo, wowe reka mbe ngiye muri biro, ubwo ngubwo nyine nuza gukenera kuba waza kumfasha nta kibazo uze kuza kuhansanga. Okay sa rwose nta kibazo, naza kuba nahagusanga. Reka mbe nkuretse, ubwo ngubwo reka nkomeze amasengesho, ubwo ndaza kuba naza ndetse turebe ibyo ari byo. Sa rwose mama Nowera akomeza ugira amasengesho meza.
nuko papa Ganza yahise asubira muri biro kugira ngo abashe kuba yagira ibyo atunganya. Gusa mu kugera muri biro yasanze umugore yamuhamagaye kuri telefone ndetse yamubuze. Ati se kandi mama Ganza ari kunshakira iki koko? Yahise afata telefone ndetse ahamagara mama Ganza. Ati mama Ganza bimeze bite ko monyo washatse ndetse wambuze? Ati yego rwose papa Ganza nagushatse ndetse nakubuze. Ese kutari gutaha bimeze bite mugabo mwiza? Ati sheri sinzi ko rwose uyu munsi ndibuze kuba nataha kuko rwose mfite ibintu byinshi pe, mfite amadokima menshi sinzi uburyo ndibuze kuba nayasozamo. Ase mukunzi sinakwiye ngo basi nsigare unyereke uburyo naza kuba nagufasha nyine ukananira. Oya rwose mugore mwiza ntabwo ari kubishobora kandi ntabwo nanikeneye kuba rwose nakurushya. Ahubwo suri kumwe nandi aho ngaho ku rusengero. Mugore mwiza rwose ndi njyenyine ahubwo nyine ndi kubona nafite irungu pe. Basi se mpagusange ngufashe. Oya rwose mugore mwiza ntugire ikibazo. Ndabikora ndetse ndibuze kuba nabikora neza. Ahubwo se Ganza ameze neza? Yego rwose papa Ganza ameze neza ndetse namuganije kuko nkuko wabimbwiye pe nasanze umwana wacu adukeneye. Nakubwira agasabu kanga kunyumva. Yego rwose mugabo mwiza yaradukeneye pe. Ariko akiri kuvugana na mama Ganza, mama Nowera nawe yase ko yinjira ndetse yinjira muri biro ye. Ati mama Ganza sori gato ndaza kuba naguvugisha reka maze nkora ibyo nkora turaza gusubira. Sara rwose nta kibazo mugabo mwiza. Nuko mama Nowera yase ko yinjira ndetse akimara kwinjira atangira kuba yafasha Pastor Claude amadokima yo rwose yari afite ndetse ari menshi cyane. Uko bakomezaga kuba baganira Pastor Claude yaje guhita akabaza mama Nowera ati se mama Nowera kuburiho rwose nta mugabo ufite uba wumva bitakubangamiye? Ati Pastor bimbangamiye rwose gusa nabikora iki se ko nyine nta bundi buryo. Ndarindiriye nyine Imana nibishima ko nzabona undi mugabo nzamubona gusa nyine nabwo ntamubona ntabwo nakivovotera Imana kuko naje kumenya rwose neza ko rwose byose irabyemera ndetse bikadushikaho. Ati komba numva bitoroshye cyakora abagore muranihangana pe ariko kuba umugabo rwose yabyihanganira biba bigoye. Yego rwose Pastor biba bigoye ndetse cyane gusa nta kibazo rwose pe ndabizi neza nzabicamo ndetse Imana izanshyigikira. Ati wana mugani rwose Imana nishyigikira umuntu. Gusa bakomeje kuba baganira ariko mu kugenda baganira baje kugera ku bintu byinshi ndetse bavuga ibintu byinshi birangira bacumuye bararyamana. Ati se Pastor Claude ibi ngibi rwose turabyita iki rwose ibintu dukoze? Ati mama Nowera rwose mbabara nanjye sinzi uburyo tubigezemo ndetse sinzi n'uburyo rwose tubashije kuba twabikora. Use kuko ndaza kuba nabwira iki mama Ganza? Pastor Claude rwose dukoze amabara pe aya masengesho yomenya ko rwose ari ibindi bazankururira ntabwo nari kuba nabikora. Use kuko sinangirije umuryango wawe? Ati no nyine mama Nowera ibyabaye ndetse nta nicyo twabihinduraho. Ahubwo wececeka ndetse ubigira ibanga ntuzagira umuntu rwose ubibwira. Oya rwose Pastor Claude ubwo se kuko nubwo nabihisha Imana yo nayibihisha ndabizi neza hiri yabibonye ndetse yabonye ko twakoze amabara. Ndabizi nyine yabibonye ndetse yabonye ko twakoze amabara. Gusa nose tubikore gute nyine turi abantu twacumuye ndetse kuba nasigaye angaha nikosa nakoze. Diamond nyine yantegereye. Natekerezaga ko rwose ubwo mve mu masengesho ndetse mfite imbaraga gusa nyine Diamond aranshoboye nyine birangiye nguye mu cyaha pe. Oya rwose Pastor Claude nyine twese tukigwanyemo ahubwo igisigaye no kureba uburyo rwose twabikemura. Basi suraza kuba wabibwira mama Ganza ati uziko nta soni ugira ubwo se kuko namenya mpera hembwira mama Ganza rwose ayo mafuti kandi anyizera cyane. Sawa nyine ubimuhisha ubwo bwo gusa numvaga uburyo buzima rwo twabimubwira ndetse tukamusaba imbabazi. Oya rwose pe ntabwo byashoboka mama Nowera ahubwo rwose reka tureke kugumanga rwose ta ndetse nanjye ntaye kuko ntabwo twagumanga ubwo sagize umuntu utubona. Nuko mama Nowera yahise kava aho ngaho ndetse arataha dore ko bari bamaze kuba bagwa mu cyaha cy'ubusambanyi kandi bose bari bafite ubwoba ndetse bafite n'isoni n'ikimwaro. Papa Ganza akigera mu rugo uburyo yitwaragamo ntabwo ari bwo yakomeje kuba yakitwaramo dore ko yageze mu rugo ndetse mama Ganza atangira kuba yamubaza ese mugabo mwiza ko mbona rwose ukigaragara cyo ufite amasoni byagenze bita akazi kakubanye menshi ndetse kagutera kuba wagira isoni. Mama Ganza ntabwo ari akazi kenshi ahubwo nuko nyine ndi kumva muri njye naniwe sinzi ko nyine ndi kumva ameze.
ati none se umeze gute, mbwira nyine umeze gute, ndi kubona rwose bidasanzwe uburyo uri kwitwaramo, ntabwo bisanzwe pe mugabo mwiza, ntabwo ari uko nguko usanzwe witwara. Mama Ganza tubereke nyine reka ndyame ndetse nduhuke. Okay sa rwose nta kibazo, ugenda muri dushe nagushyuhije amazi rwose, ugende witegure ukarabe ndetse ubashe kuba waryama. Sa mugore mwiza reka nyine noge ndetse mpite ko ndyama. Gusa Papa Ganza mu kugenda yasize telefone aho ngaho, siga mama Noella yahise kamwandikira message ati se pastor wageze mu rugo. Gusa Mama Ganza kwiyumanganya byaramunaniye, akatangira kwandikirana na mama Noella ati yego rwose nageze mu rugo. Akimana ishimwe rwose kuba wageze mu rugo, gusa rwose ngiye umutima ukomeje kuba wandya pe, biriya bintu twakoze nama barabi byiza rwose twabibwira Mama Ganza ndetse tukamusaba imbabazi, kuko rwose ngiye umutima ukomeje kuba wancira urubanza. Ibaze nk'ubu ngubu rwose mpfuye ndetse ngapfa nakoze ariya mabara. Nuko Mama Ganza yahise kamwandikira ndetse aramusubiza ati none se mama Noella urabyicuza ibintu twakoze ntabwo wabitekerejeho ndetse ndi wari unabikunze? Ati hoya rwose ntabwo nari mbikunze pe, ntabwo nari mbikunze habe na gato, nuko dayimoni yangendereye, kandi nyine urabizi neza rwose ngiye cyari cyanzanye ku rusengero yari amasengesho, nuko byahuriranye rwose nawe ukaba uhari. Ati ye ntaribi rwose ndaza kuba namuganiriza, gusa sinzi nimba rwose ari buze kuba yabyumva, ashobora kuba yahitaka ko rwose anyirukana ndetse ibaza rwose ansebeje akansebya imbere y'abandi bapasiteri. Papa Ganza rwose ibyo ntacyo bivuze, icyambere rwose n'ubugingo, dore ko ubugingo ari bwo buzabona Imana. Nose basi ushaka rwose uzashye bari abantu bari kukubona ndetse baguse kuri kujya mu muriro ndetse ushya. Ariko rwose Mama Noella urasetsa, izo mbaraga zose uri kubivugana ntabwo nzahantu rwose uri kuzikura. Hoya rwose pastor ngiye rwose ntacyo bimbwira ko burangene naramaramaje, ariko nta kundi ngo nyine wowe uraza kuba wakora igishoboka, gusa ngende yiteguye no rwose nasaba Mama Ganza imbabazi, nge ntacyo bintwaye. Nuko Papa Ganza yavuye muri dushe, gusa mu kuva muri dushe se kasanga Mama Ganza rwose afite telefone ye ndetse ari kwandika. Ati Mama Ganza ari kwandikirana nandi. Papa Ganza byagenze bite, mbabarira umbwiza ukuri. Ati Mama Ganza mbabarira rwose turyame ndetse nta kintu mfite nasobanura. Ati nyine mbabarira umbwiza ukuri. Ati rwose Ganza araryamye ndetse yasinziriye. Ati Mama Ganza ari ndetse basi mwari muri kuganira? Ati ni Mama Noella rwose kwa turi kuganira. Ati okay bwari Mama Noella rwose nta kindi narenza, ndakeka byose yabikubwiye. Ati yabimbwiye rwose ndetse nanabyumvise. Papa Ganza ni gute byakugendekeye rwose ku buryo unca inyuma? Ati Mama Ganza rwose mbabarira pe, sinzi uburyo byagenze, ni dayimoni yashutse nanjye rwose nashidutse nabiguyemo. Mama Noella atanyandikira koko bino bintu bari kuzatura ndetse ukabimbwira. Ati Mama Ganza wambabariye ko nagiye koga ndetse ndi muri dushe ko umutima wakomeza gutera ndetse ukubita. Rwose sinjye kwirwa nkubeshye, ntabwo bwari kwira ndetse ntabwo twari kuryamana mu buriri bumwe rwose. Nari guhita ko nkubwiza ukuri, n'undi nafashe umwanzuro wo kuba nakubwiza ukuri. Okay sa rwose Papa Ganza mwabashije kuba mwakirinda. Ati twirinda gute se kandi nyine ntiwamuteye inda cyangwa ngo basi ubashe kuba wakora yandi mabara? Ati Mama Ganza nta bindi rwose narenzaho, kuba rwose twaryamanye ndetse nakoze amabara, gusa ndahamya neza ndashidikanya ko ntamuteye inda. Ati aho ni amahire rwose, ndakongeye nyine ntabwo nabura kuba nakubabarira kuko ndabizi n'ibyaha bibaho, ahubwo wehe rwose nyine uraza kuba nyine nawe ushaka uburyo rwose wamuganiriza ndetse umuganirize rwose pe, asaba imbabazi ndetse nanjye asaba imbabazi birangire. Sa rwose mugore mwiza, ni amahirwe ndetse n'umugisha kuba rwose ngufite ndetse unyumva. Kwa rwose Papa Ganza nabuzwa n'iki kukumva, ndabizi neza rwose nyine birabibaho ndetse umuntu yabigwamo uwo ari we wese, abwo nyine kugira imbaraga ndetse no kuba wakatura ugasaba Imana imbabazi ndetse no wabikoreye imbabazi nicyo kiba kigoye. Rwose Mama Ganza arakoze kumbabariye kandi Imana iguha umugisha. Inkuru yacu urukundo nahanga irangiriye, kwibutsa kuba wakora subscribe kuri David Rwanda, ndabakunda cyane.